abizihiza ivuka rya Yesu mujye mubikora nk'imihango, ariko mu by'ukuri ntago itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aricyo gihe Yesu yavukiye. Ni itariki yizihizwagaho ikigirwamana cyitwa Eli. Edeni cyangwa se ubusitani bwa Edeni n'ubwaha mu Rwanda, bwabagaho hano mu Rwanda. No kuvuga ngo abatuye isi bose bakomoka hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Uko noneho duha ibimenyetso byerekana ko koko n'amateka maremare. Icyo nasaba umuntu dukurikiye ni ukubanza gusobanukirwa icyo bita ibyiciro by'ubuzima byaranze isi cyangwa byabayeho hano ku isi. Iyo umaze gusobanukirwa ibyiciro by'ubuzima, ibyo ni ibyiciro bigize Bibiliya by'ubuzima. Iyo umaze gusobanukirwa buri cyiciro, ugenda utahura n'ibyagiye bibera muri icyo cyiciro, uko byari bimeze muri icyo cyiciro. Uyu mugezi witwa Pishoni, bakatwereka n'igihugu bita Havira. Ku bantu babizi neza, mbere y'umwuzure hari ibintu nshaka kubabwira byabagaho. Mbere y'umwuzure habagaho ibihugu 4. Ibyo bihugu rero nibyo nshaka ko tubanza gusobanukirwa kugira ngo tumenye aho ibi bintu byose byaberaga. Uyu mugezi utemba uzamuka uvugwa hano mu gice cya 11, bavuga ko ari umugezi ugose igihugu cy'Havira. Iki gihugu nacyo reka wenda mbanza asobanure aho ibi bihugu byari biherereye kugira ngo abantu babyumve neza. Tugiye kureba aho inkomoko, aho Edeni yari iri, turebe n'iki gihugu icyari cyo bita Havira, turebe n'uyu mugezi, tubanze tubisobanukirwe. Ibihugu ushobora kwibaza ngo muri iki gihe byari biherereye he? Iki gihugu cya Havira navuga ngo ni aka karere kose k'uburasirazuba bwa Afurika. Nicyo gihugu cya Havira kivugwa hano mu itangiriro. Aka karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kose kitwaga Havira. Umugezi uturuka muri Edeni waneteshaga ingobyi, uwo mugezi ukavamo ukigabanyamo imigezi 4. Uyu mugezi uzengurutse ibihugu 4 batubwira bita Pishoni, uyu mugezi niwo uyu munsi witwa Nili. Hanyuma rero umuntu ushaka kumenya by'ukuri aho Edeni yari iri, ni umuntu usobanukiwe neza isoko ya Nili. Uramutse uhamenye, ubwo umenye ko ariho Edeni yabaga. Abavuga yuko Edeni yabaga mu Rwanda, abo ngabo bari mu kuri, kuko ariho ari isoko ya Nili cyane. Kubera ko ikintu cy'ingenzi abantu bakwiye kumenya nuko buriya amateka ya Bibiliya arazimije, yagizwe ubwiru. Ikindi yarahishwe, ahishwa n'abantu babifitemo inyungu. Nerekane n'abantu uburyo Adamu na Nowa yabaje inkuge cyangwa se yabaje inkuge. Nereke abantu uburyo inkuge yavuye hano mu karere k'uburasirazuba ikatembera, ikazamuka, ikagenda, ikagera i Burayi. Ntago dushobora guhita twemeza ko ari muri Nyungwe, ariko dushobora, jewe icyo nemeza nuko ari muri aka karere k'ibiyaga bigari. Kuko niba twamaze kubona Havira, igihugu cy'Havira, icyo nshobora kwemeza nuko Nowa nyine yabarije inkuge muri aka karere. Inkuge Nowa yabaje kubera ko n'igiti Imana yamutegetse nacyo batwereka aho kiboneka, kandi ni ahangaha muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka.
uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, rakananya gusuza dukurikiye ku Isezerano TV. Byari cyo gukomeye cyane kugarutse kubana natwe umwanya nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel kuri kamera. Ndi kumwe n'umuvuga butumwa bita Vedaste. Nishimiye kongera kubana nawe Vedaste. Nanjye ndabashimiye. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego. Nanjye na ikaze n'abadukurikiye bose. Vedaste abantu twagize Imana twinjiye mu kiganiro. Ndagushimiye Uwiteka Mana ikiranuka, ngushimiye akanya nkaka, ngushimiye kuko wemeye ko twongera kuza aha imbere za kamera y'Isezerano TV. Reka umuntu wese udukurikiye aho aherereye hose, Mana arusheho kugubwa neza kandi arusheho gutahura ubwiru bw'Imana. Nanjye ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze kuba umuyobozi muri ibi biganiro byose bigiye gutambuka muri aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Amen. Vedaste. Turi mu bihe bya Noheli. Ubundi Noheli isobanuye iki kuri wowe? Turi mu bihe bya Noheli, ngira ngo harabura iminsi 2. Yego. Kugira ngo twinjire mu gihe cya Noheli. Ariko mu by'ukuri Noheli wenda ashobora kuyivugaho gato nk'uko ubimbajije. Noheli tuyizihiza ku itariki 25, ariko ibyo ngibyo ni imihango y'amadini. Mvuze gatoya inkomoko ya Noheli, iyi tariki ya 25 bayizizagaho ikigirwamana bita Eli. Ndavuga ubwo ni mu mwaka wa 500 mbere ya Yesu. Idini ry'Abayahudi hari ikigirwamana bita Eli cyangwa ikigirwamana cy'izuba. Bakizihizaga rero kuri itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma igihe kiragera, ubutegetsi bwami bugenda buhinduka, hajyaho ubwami bw'Abagiriki, hazaho ubwami bw'Abaroma. Mu gihe rero cy'ingoma y'Abaroma niho ibintu byahindutse. Hanyuma itariki yizihizwagaho icyo kigirwamana ya 25 z'ukwezi kwa 12, hanyuma ihinduka itariki yo kwizihizaho ivuka rya Yesu. Mu by'ukuri iyo dusomye muri Bibiliya Matayo ibice 3 dusanga batwereka aho Yesu yavukiye, ariko ntabwo batubwira itariki yavukiyeho. Ntabwo itariki Yesu yavukiyeho izwi, kuko iyo abinazwi ntabwo umwami Herode yari bugenekereze igihe umwana yavukiye ngo nawe ajye kumuramya. Yari afite ububasha mu gihugu cyo guperereza agashakisha itariki umwana yavukiyeho. Ariko kubw'ubwiru bw'Imana n'ubuhanga bw'Imana ntago Herode yigeze amenya itariki umwana yavukiyeho. Ibyo ngibyo rero Imana yabihishe ibishaka. Abizihiza ivuka rya Yesu mujye mubikora nk'imihango, ariko mu by'ukuri ntago itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aricyo gihe Yesu yavukiye. No, ntago aricyo gihe yavukiye. Ibyo ngibyo byatangiye ku ngoma y'Abaroma, ariko mu by'ukuri iyi tariki ya 25 ni itariki yizihizwagaho ikigirwamana cyitwa Eli. Ubwo ni mu mwaka wa 500 mbere ya Yesu. Aho rero niho byakomotse. Urumva ko Abaroma bakoresheje iyi tariki mu rwego rwo kwizihiza ivuka rya Yesu, ariko mu by'ukuri ntabwo Yesu yigeze avuka kuri iyi tariki. Ikindi kintu rero abakristo bakwiye kumenya, mu by'ukuri Yesu
umwami wacu abamwizera akwiye guhora avukira mu mitima yacu umunsi wose. Ku mukristo unyumva ukwiye kuba ari noheli. Yesu akwiye guhora avukira muri wowe. Yesu akwiye guhora avuka bundi bushya. Buri munsi ukumva uri umuntu mushya, buri munsi ukumva uri icyaremwe gishya. Umunsi wose, umunsi ntukarangire. Ku bwanjye nakubwira ngo wowe uneze amatwi, buri munsi wose Yesu ajye ahora ari mushya mu buzima bwawe. Mu by'ukuri usanga byamaze kuba umuco ko abantu barya neza, abantu bambara neza mu minsi mikuru. Iminsi mikuru irimo kuvugwa ndetse abantu barimo kuyizihiza. Turye tunywe ku babifite, ariko Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Akwiye guhora ari mushya mu buzima bwacu, guhera ku wa mbere ukageza ku isabato, ukageza ku cyumweru, ukageza mu kwezi kose, amezi yose, imyaka yose, iteka ryose. Yesu agomba guhora ari mushya mu buzima bw'umukristo. Umuntu wese rero unyumva yumve yuko noheli ikivuze, icyo nicyo noheli ivuze, icyo nicyo noheli ikwiye kubivuze. Kwizihiza rero noheli, musobanukiwe noheli, ariko n'ababyizihiza mujye mubyizihiza ariko munazi uko kuri. Kwizihiza noheli rero ku bakristo nsobanuye uko kuri kw'inkomoko ya noheli, ariko umukristo nyakuri akwiye guhora ari mushya, akwiye guhora yifuza ko Yesu yavukira muri we uko bwije n'uko bukeye. Buri munsi ugahora uri mushya imbere y'Imana. Icyo nicyo Yesu yaziye, icyo nicyo Yesu yavukiye, ni ukugira ngo twebwe tube ibyaremwe bishya. Kuba icyaremwe gishya rero ntago tuba icyaremwe gishya kuko Yesu yavutse. Yesu yaravutse nta nubwo azongera kuvuka, ariko twebwe tugomba guhora turi ibyaremwe bishya. Abizihiza noheli rero ibyo bintu babitahure, ko noheli atari ukurya, atari ukwambara, atari ukumera neza, ahubwo ni uguhinduka umuntu mushya, ukaba icyaremwe gishya. Icyo nicyo noheli bivuze ku mukristo, uko niko kuri kwa noheli ku mukristo. Ariko utari umukristo nyine azajya agendera muri icyo kinyoma cy'idini, azajya ahora agendera muri uwo mwijima. Noheli rero ndumva isobanutse. Abayifurizanye nanjye muyinyifurize, nanjye ndayibifurije. Ntacyo biba bitwaye, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ubwiru buba buhishe mu bintu byose. Ntitube mu bintu nk'imihango, ahubwo tujye tumenya icyo Imana, uko Imana ibibona, cyangwa se icyo Imana ibishaka. Kuko ibintu byose bibaho bituzengurutse biba bifite imvano, ariko kumenya imvano yabyo nibyo biduha ukuri. Ntitugendere mu kuri cyangwa se ntitugendere mu binyoma, ahubwo tujye tugendera mu mucyo. Icyo nicyo Yesu yifuzaga rero. Yego. Urumva ubwo ntabwo abantu bagoye gutegereza ngo noheli yo muri uku kwa 12, ahubwo tukwiye kwitegura guhora Kristo ari mushya muri twebwe. Yes, tugomba guhora turi bashya. Icyo nicyo Yesu yavukiye, ni ukuduhindura ibyaremwe bishya. Yego. Aha, turetse wenda gato ibya noheli, ubushize twari twavuze ku bintu by'uko mbwira uti burya nyamara ngo Edeni yari iri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bintu uracyabihagazeho cyangwa waje kwisubiraho? Oya, ntago nigeze nisubiraho. Kandi ni n'ibintu ahubwo nifuza ko abantu bamenya, kandi ko nubwo batabimenya bivuye kuri jyewe n'ubundi bizamenyekana. Bizamenyekana mu gihe cyabyo. Buriya hari igihe ibintu bitagira imbaraga iyo tubivuga, ariko burya igihe cyabyo kigeze biramenyekana. Biramenyekana. Edeni cyangwa se ubusitani bwa Edeni
ni ubwaha mu Rwanda bwabaga hano mu Rwanda. Mhm. Ni ukuvuga ngo abatuye isi bose bakomoka hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. si ibyo bintu bihagazeho Hmm? ibyo bintu bihagazeho cyangwa uko ni ukuri kw'amateka, uko ni ukuri noneho kw'amateka. duha ibimenyetso byerekana ko koko ko hari hano mu Rwanda. Duha ibimenyetso kuko muri Bibiliya aho tubisoma ntabwo byerekana ko hari hano mu Rwanda, ariko niba uhavuga bivuga ko ufite ibimenyetso. Ni ibihe bimenyetso rero ufite? Bo nibyo, ntago ibintu jyewe mvuga, ntago ibintu mvuga wenda ari byo nize mu mashuri n'ahandi na hehe, ahubwo nibyo nahishuriwe n'Imana. Ikindi ntago Imana iduhishurira ibintu bidafite inkomoko. Iby'Imana yaduhishurira byose biba biri muri Bibiliya. Niyo mpamvu niyo dusobanura ibintu cyangwa dutangaza ibintu twifashisha inkomoko yabyo cyangwa aho abantu bashobora kubisanga, atari ukubivuga gutyo gusa, ariko dushobora kwerekana inkomoko yabyo n'aho biri. Iyo werekana rero aho ibintu bituruka, burya ibyo bintu abantu bashobora bishobora kuborohera kubyumva, bishobora no kuborohera kubimenya cyangwa kubyemera. Njye rero ibyo ngibyo mbivuga cyangwa mbitangaza shingiye ku ijambo ry'Imana, Bibiliya. Gusa icyo nabwira abantu ni uko gusobanukirwa aya mateka ni amateka maremare, ni amateka maremare. Icyo nasaba umuntu udukurikiye ni ukubanza gusobanukirwa icyo bita ibyiciro by'ubuzima byaranze isi cyangwa byabayeho hano ku isi. Iyo umaze gusobanukirwa ibyiciro by'ubuzima, ibyo ni ibyiciro bigize Bibiliya by'ubuzima. Iyo umaze gusobanukirwa buri cyiciro, ugenda utahura n'ibyagiye bibera muri icyo cyiciro, uko byari bimeze muri icyo cyiciro. Ibyo rero nibyo biguha gusobanukirwa vuba n'aya mateka y'ingenzi. Mereye gatoya mbinyuzemo vuba ku kijyanye n'ibyiciro by'ubuzima kugira ngo wenda abatarigeze banyumva babyumve. Iyo mvuze ibyiciro by'ubuzima, ni ukuvuga ni imyaka isi imaze cyangwa se ni imyaka Bibiliya igaragaza. Ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere cy'ubuzima gitangirira kuri Adamu kikagera kuri Aburahamu. Icyiciro cya kabiri cy'ubuzima gitangirira kuri Aburahamu kikageza kuri Yesu. Icyiciro cya gatatu cy'ubuzima gitangirira kuri Yesu kikagera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubwo ibyo ni ibyiciro bitatu by'ubuzima isi imaze, imyaka 6, ibinyagihumbi 6. Ni ukuvuga ngo rero ubu turi mu cyiciro, twatangiye icyiciro cya 4 cy'ubuzima, aricyo kinyagihumbi cya 4. Kinyagihumbi isi igiye Kristo agiyemo kwima ingoma. Ariko reka twigarukire mu mateka tugiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo rero aya mateka ngiye kuvuga ni amateka yabaye mu cyiciro cya mbere cy'ubuzima. Ni ukuvuga kuva kuri Adamu kugera kuri Aburahamu. Ni ukuvuga ngo ni amateka yabayeho mbere y'umwuzure. Mbere y'umwuzure. Ubwo icyo ni mu cyiciro cya mbere. Ngiye kubwira abantu ibyarangaga cyangwa se byaranze icyiciro cya mbere cy'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ni uguhera kuri Adamu. Navuze ngo twifashisha Bibiliya, kadusome Itangiriro. Itangiriro naho ibintu byatangiriye. Ibice 2 ku murongo waho wa 10 n'uwa 11. Haravuga ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Uwo witwa Pishoni, ari ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu. Kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora n'amabuye yitwa Shohamu. Iyi mirongo 2, uwa 10 n'uwa 11, icya mbere batwereka umugezi uturuka muri Edeni. Kandi wibuke ko icyo dushaka kubwira abantu uyu munsi ni ukubereka uburyo Edeni iri mu Rwanda.
nicyo nanjye nshaka kumva. icyo ngicyo ni nacyo kibazo wambajije. Yego. Nubwo natangiye nsobanura amateka ariko nagira ngo abantu nibura babashe kumva inkomoko yabyo cyangwa se aho bihera. Yego. Mu itangiriro rero iyo bavuze Edeni batwereka Edeni, bakatwereka n'icyo bita, bakatwereka n'iyi migezi, uyu mugezi witwa Pishoni, bakatwereka n'igihugu bita Havira. Ku bantu babizi neza, mbere y'umwuzure hari ibintu nshaka kubabwira byabagaho. Mbere y'umwuzure habagaho ibihugu bine. Ibyo bihugu rero nibyo nshaka ko tubanza gusobanukirwa kugira ngo tumenye aho ibi bintu byose byaberaga cyangwa aho byabereye. Ni ukuvuga ngo hari igihugu cyitwaga Havira, aricyo batwereka hano. Hari igihugu cyitwaga Ashuri, hari n'igihugu cyitwaga Nodi, hari n'igihugu cyitwaga hari Ashuri, Nodi, Ufurati. Ibyo ni ibihugu bine n'igihugu cya Nodi. Ibyo byose ni ibihugu bine. Hanyuma rero iyo umaze gusobanukirwa ibyo bihugu byabagaho, nibwo utangira kubona inkomoko ya Edeni. Uyu mugezi utemba uzamuka uvugwa hano mu gice cya 11 bavuga ko ari umugezi ugose igihugu cy'Havira. Iki gihugu nacyo reka wenda mbanza asobanure aho ibi bihugu byari biherereye kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo bavuze Havira, igihugu cy'Havira, ubu turi mu gihe cya Adamu. Tugiye kureba aho inkomoko, aho Edeni yari iri, turebe n'iki gihugu icyo ari cyo bita Havira, turebe n'uyu mugezi, tubanze tubisobanukirwe. Ibyo bihugu mvuze uko ari bitatu, uko ari bine, navuze igihugu cya Kushi, navuze igihugu cya Efurata. No, Efurata ni umugezi, ahubwo Ashuri. Navuze igihugu cya Nodi, navuze igihugu cya Havira. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu uko ari bine byose byabayeho mbere y'umwuzure wa Nowa. Urubyaro rwa Adamu nirwo rwari rutuye muri ibi bihugu. Ibi bihugu ushobora kwibaza ngo muri iki gihe byari biherereye he? Iki gihugu cya Havira navuga ngo ni aka karere kose k'uburasirazuba bwa Afurika. Nicyo gihugu cya Havira kivugwa hano mu itangiriro. Aka karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kose kitwaga Havira. Hanyuma hari ahandi batwereka mu itangira ibice bine ku murongo wa 16 igihugu cya Nodi. Igihugu cya Nodi ari nacyo cyahawe urubyaro rwa Kayini, ni hariya muri Etiyopiya. Etiyopiya yari itarabaho, abantu babyumve neza. Mbere y'umwuzure Etiyopiya yari itarabaho, ariko icyo gihugu cyitwaga Nodi. Ni ukuvuga ngo Etiyopiya, Somaliya, hariya hose Eritrea, ibyo bihugu byose biherereye muri hariya mu burasirazuba bwa Etiyopiya, na Etiyopiya ubwayo hariya hose hitwaga Nodi. Noneho Kushi hari mu majyaruguru. Aya majyaruguru yose y'Afurika yitwaga Kushi. Aka kantu abantu bakitondere, kuko hari ushobora kumva Kushi akaza kubyitiranya n'abana ba Nowa yitiriye. Iki gihugu cya Kushi nicyo Nowa yitiriye abana be, ariko iki gihe ndi kuvuga Nowa yari atarabaho n'abana be bari batarabaho, ariko iki gihugu cyo cyabagaho cya Kushi. Ubwo tubonye Havira ko ari uburasirazuba bwa Afurika bwose. Noneho tubonye na Kushi amajyaruguru, tubonye na Nodi kiriya gice cya Etiyopiya cyose, kuko batwereka yuko Adamu yamaze nako Gahini yahawe urubyaro, yajyanye n'umuryango we wose bajya gutura iburasirazuba impande y'igihugu cya Havira.
icyo gihugu rero aho yatuye ni hariya muri Somalia na Ethiopia. Icyo cyose nicyo cyitwaga Nodi. Abantu babisome mu gice cya 4 ku murongo wa 16. Hanyuma igihugu cya Ashuru kivugwa mbere y'umwuzure ni amajyaruguru, nako ni uburasirazuba bwo hagati na Aziya. Ni ukuvuga ngo ni Uburayi bw'uyu munsi na Aziya byose bifatanye, ariko icyo gihe cyitwaga igihugu cya Ashuru, cyari igihugu cya Ashuru. Ikindi abantu bumve yuko mbere y'umwuzure uko uyu munsi situwe ntago ariko byari bimeze. Hari hatuwe Ashuru ivugwa ni hara mu burasirazuba bw'Uburayi nko muri Iraq cyangwa muri Iran no muri Syria. Aho niho hari igihugu cya Ashuru, ariko hari hose muri Aziya. Amerika yari itarabaho, yari itaranaturwa. Amerika yari itarabaho, ibyo byose byari bitarabaho. Ashuru yavugwaga mbere y'umwuzure ni hariya mu burasirazuba bw'Uburayi. Ubwo ibyo nibyo bihugu bine byabagaho mbere y'umwuzure. Hanyuma rero tugiye kureba inkomoko cyangwa se aho Edeni yari iri. Batwereka yuko hano batweretse yuko umugezi uturuka muri Edeni waneteshaga ingobyi, uwo mugezi ukavamo ukigabanyamo imigezi 4. Uyu mugezi uzengurutse ibihugu bine batubwira bita Pishoni, uyu mugezi niwo uyu munsi witwa Nili. Hanyuma rero umuntu ushaka kumenya by'ukuri aho Edeni yari iri ni umuntu usobanukiwe neza isoko ya Nili. Aho isoko ya Nili iri uyu munsi, aho ngaho niho Edeni yari iri. Yego, aho ari isoko ya Nili, aho isoko ya Nili nibiri mu Rwanda. Ubwo Edeni yari iri mu Rwanda, kuko aha ngaha uyu mugezi wigabanyamo 4 uzengurutse ibihugu 4. Ahandi bavuga ko ari umugezi utemba uzamuka. Uyu niwo mugezi bita Nili uyu munsi, ariko muri iki gihe witwaga Pishoni. Iyo ukomeje ugasoma bakwereka uburyo uzamuka ukagenda ugahura na Ufurati, ugaca muri za Misiri, ugaca muri Ethiopia. Ibihugu bibayeho vuba, agenda banje kukubwira ibihugu byabagaho mbere y'umwuzure. Ubwo rero umuntu ushaka kumenya aho Edeni yari iri agomba kuba azi inkomoko y'isoko ya Nili. Uramutse uhamenye ubwo umenye ko ariho Edeni yabaga. Abavuga yuko Edeni yabaga mu Rwanda, abo ngabo bari mu kuri, kuko ariho ari isoko ya Nili cyane. Kubera ko iyo ukomeje ugasoma batwereka yuko ubundi Imana imaze kubirukana muri Edeni, aho hantu yahise hashyira abamarayika bo kuharinda, kuko nta muntu wongeye kujyamo. Yego. Ariko ikintu cy'ingenzi abantu bakwiye kumenya ni uko buriya amateka ya Bibiliya arazimije, yagizwe ubwiru. Ikindi yarahishwe, ahishwa n'abantu babifitemo inyungu. Abo ngabo dukwiye kubanza kumenya yuko Bibiliya ari amateka y'abirabura. Bavandimwe mwebwe muneze amatwi, Bibiliya ni amateka y'abirabura, ariko muri iki gihe cyangwa se mu bihe byatambutse abazungu bagiye bigarurira aya mateka bitewe n'inyungu babifitemo. Ushobora kwibaza ngo kubera iki ibi bintu usanga abantu babigira ubwiru, abandi bakabihisha, bakatwereka uburyo Edeni yabaye iri mu Burayi, kandi abantu bose bakaba ariko babyemera, abantu bose bakaba ariko babizi. Ibyo rero hari impamvu byabayeho. Mbere y'uko nsobanura iyo mpamvu, ndabanza nerekane uko abantu bari babayeho muri iki gihe cya mbere y'umwuzure. Hanyuma nereke n'abantu icyatumye barimbuka, nerekane n'abantu uburyo Adamu na Nowa yabaje inkuge cyangwa se yabaje inkuge. Nereke abantu uburyo inkuge yavuye hano mu karere k'Iburasirazuba ikatembera ikazamuka ikagenda
ikagera i Burayi. Uyu munsi wa none bakaba ariyo bashingiraho bavuga yuko ariho umwuzure cyangwa se ariho Edeni yabaga. Ariko mu by'ukuri ibintu byose byatangiriye ahangaha mu gihugu, muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu gihugu cya Havira. Nimvuga igihugu cya Havira ujye wumva aka karere kose k'ibiyaga bigari, wumve ko mu gihe cya Adamu kari gatuwe. Aka karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kari gatuwe, kari kagizwe n'igihugu kimwe, igihugu cyitwaga Havira. Iki gihugu cya Havira uyu munsi wa none, abantu banyumve neza, iki gihugu cya Havira kivugwa hano, iki gihugu cya Havira kivugwa hano kirimo izahabu. Bavuga ngo izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza, ngo iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Ni igihugu uhereye mu itangiriro Imana yagaragaje ko kirimo umutungo kamere cyangwa se amabuye y'igiciro. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu cya Havira ni igihugu kiri hano mu karere, ni igihugu uyu munsi cyitwa u Rwanda, Kongo, Burundi, Tanzania. Ibyo byose, ibi bihugu byose bigize akarere k'ibiyaga bya Afurika, nicyo gihugu cya Havira cyitwaga Havira mbere y'umwuzure. Aya mabuye y'agaciro n'amabuye ya shohamu n'amabuye meza avugwa muri iki gihe ni amabuye ni nayo dusanga hano mu gihugu cya Kongo uyu munsi. Hanyuma iki giti bita budora, mwibuke yuko Imana ibwira Nowa kubaza inguge, aricyo giti yamubwiye azakuraho ubushishi. Iki giti kandi nacyo batweretse yuko kiri hano, cyabagaho hano mu gihugu cya Havira. Ubwo rero bantu mwemeza cyangwa se mwari muzi yuko Edeni iri mu Burayi, ngo abenshi bavuga yuko iri muri Iraq. Ndagira ngo muzakore ubushakashatsi mushingiye ku byahanuwe cyangwa aya mateka ya Bibiliya, mukore ubushakashatsi murebe uyu mugezi wa Edeni cyangwa se uyu mugezi wa Nile niba isoko yawo iri mu Burayi. Murebe uyu mugezi, ni ibihugu bine uzenguruka cyangwa se unyuramo. Ibyo byose mujye mubigenzura, ntimugapfe kumva ibintu ngo mubitesha agaciro cyangwa se mubyihorere, kandi mujye mumenya n'impamvu ibintu abantu baba barabigize ubwiru, ni uko haba harimo izindi nyungu. Uyu munsi wa none rero dusobanukirwe neza yuko igihugu cya Havira kivugwa mu itangiriro uyu munsi wa none kiri muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko kano karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kugira ngo rero umenye aho ingobyi ya Edeni iri, kuko baratubwira ngo uwo mugezi ni wo waneteshaga cyangwa se ni wo wuhiraga iyo ngobyi ya Edeni. Kugira ngo rero umenye aho ingobyi ya Edeni iri, nuko ugomba kuba uzi aho isoko ya Nili iri. Nushobora kumenya aho isoko ya Nili iri, niho uzamenya, niho uzabasha gutahura n'ingobyi ya Edeni. Muri iki kiganiro rero abantu ndifuza yuko baza gusobanukirwa uburyo abantu noneho bashobora kuba bari batuye cyangwa se baratuye isi. Bibiliya yerekana ko urubyaro rwa Kayini rwatuye iburasirazuba mu gihugu cya Nodi. Ibice 4 ku murongo wa 16 turi mu itangiriro. Ku murongo wa 16 baratubwira ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Ni ukuvuga ngo iyi Edeni twabonye ko yari iri mu gihugu cya Havira. Icyo gihugu cya Havira kindire cyari kiri mu burasirazuba, nicyo gihugu cyiswe cyangwa cyitwaga Nodi. Ahangaha niho Kayini yatuye mbere y'uko amaze gucumura mu maso y'Uwiteka
iki nicyo gihugu yatuyemo, ni hariya muri Somalia y'uyu munsi, na Ethiopia na Eritrea, biriya bihugu byose biri hariya mu ihembe rya Afurika, byose ibyo nibyo bihugu uwo bita Kayini yatuyemo. Hanyuma rero ushobora kwibaza uti inkuge Nowa yayibarije hehe? Iyi nkuge Nowa yayibarije nyine muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ibyo wari ubizi ko Nowa yabarije inkuge muri aka karere k'ibiyaga bigari? ntabyo nzi. Nk'uko nabivuye mu kiganiro cy'ubushize, abo bavandimwe abandi babivuga gutyo, bo bavuga ko rwose ahubwo ngo inkuge ngo yayibarije hariya muri Nyungwe, mu ishyamba rya Nyungwe. Ntabwo dushobora guhita twemeza ko ari muri Nyungwe, ariko dushobora, njyewe icyo nemeza nuko ari muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko niba twamaze kubona Havira, igihugu cy'Havira, ikindi tukabona ko ari cyo gihugu kirimo, batwereka kirimo amabuye y'agaciro, bakatwereka ko igihugu kirimo gifite kizengurukwa n'umugezi n'imigezi. Icyo nshobora kwemeza nuko Nowa nyine yabarije inkuge muri aka karere. Inkuge Nowa yabaje kubera ko n'igiti Imana yamutegetse nacyo batwereka aho kiboneka, kandi ni ahangaha muri aka karere k'ibiyaga bigari. Icyo gihugu cyangwa se icyo giti ngo kivaho ubushishi bwitwa budora, icyo gihugu, ibyo biti nabyo bavuga ko biri hariya muri Kongo. Ubwo rero uwavuze gutyo urumva ko nawe ari mu birari by'amateka. Icyo Bibiliya igaragaza akenshi ngewe nicyo ngenda mvuga, kugira ngo nibura nereke n'abantu aho ibivugwa biba biri. Nowa amaze kubaza inkuge, abantu babyibuke ko Imana yazibuye amasoko yose, kuko mu gihe cya Nowa buriya ntabwo imvura yagwaga. Imana yuhiraga isi ikoresheje ikime. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu gihe cya Nowa nibwo bwa mbere bari babonye imvura. Burya se iriya mvura yaguye nibwo bwa mbere yari ibayeho. Ikindi gihe cyose cyabagaho Imana yuhiraga isi ikoresheje ikime. Iyo ni Bibiliya ibitwereka. Yego. Hanyuma rero abantu bo mu gihe cya Nowa, urabizi ko bamaze kugwira bagacumura, Imana ikagirana isezerano n'umuntu bita Nowa, ikamutegeka kubaza inkuge. Ariko icyo nshaka kubwira abantu ni uburyo abantu bavuye muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se hano muri Afurika bakagenda bakisanga i Burayi. Ndakoresha amaterima ari muri Bibiliya cyangwa se inyandiko zikoreshwa muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ku itariki, reka ne kuvuga amatariki, mvuge ahubwo uko byagenze, kugira ngo inkuge ive hano igere hariya mu gihugu cya Mesopotamia nk'uko Bibiliya ibivuga, ku misozi ya Ararati. Mu gice cya 8 iyo usomye hano, nibutsa abantu ko turi mu itangiriro, ibi byose biri mu itangiriro. Mu gice cya 8 baravuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Ku murongo wa 4 batubwira ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Mu gice cya 7 batwereka uburyo Imana yagushije imvura ikaba nyinshi, ya nkuge iragenda irareremba irenga, kuko imvura yaraguye irengera ikintu cyose cyari ku isi n'imisozi yose. Ya nkuge ijya mu kirere. Yego. Hano batweretse uburyo Imana yohereje umuyaga uhuha ya nkuge, iragenda ijyanwa n'umuyaga iri hejuru. Hanyuma ku itariki, izi tariki batubwiye mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17, ubwo ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7, inkuge nibwo yahagaze ku misozi ya Ararati. Iyi misozi ya Ararati uyu munsi wa none iboneka muri Turukiya, ariko icyo gihe
hitwaga Mesopotamiya. Iyi nguge rero nibwo yagiye ihagarara kuri iyo misozi. Ni imisozi miremire cyane. Niho inguge yahagaze. Ba bantu 8 bava mu nguge batura aho ngaho Mesopotamiya. Baratura, babaho, barongera bamara imyaka myinshi, barororoka, baba abantu benshi. Ayo ni amateka ya Bibiliya. Hanyuma aho ngaho rero niho tubona yuko bamaze kugwira, noneho ngo bakerekeza iburasirazuba. Bamaze kwerekeza iburasirazuba, aho iburasirazuba niho bageze. Noneho batangira kwigira inama y'uburyo bakwira isi. Bo ntabwo bashakaga gukwira isi. Reka tubisome uko byanditse mu gice cya 11 mu itangiriro. N'ubundi ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, ngo bagenda berekeye iburasirazuba nk'uko nabivugaga. Babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishineyari, barahatura. Barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatisha ibumba mu cyimbo cy'icyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka reka ndangirize kuri umurongo wa 7. Ariko icyo nshaka kumvisha mo hano ni uko abantu bakwiye gusobanukirwa yuko abantu bavuye mu nguge bari abantu 8. Ikindi, abo bantu 8 bari baturutse muri iki gihugu cya Havira, aho inguge yabarijwe. Uburyo bageze Mesopotamiya, inguge igahagarara ku misozi ya Ararati, ni Imana bigizemo uruhare ikoresheje umuyaga, nk'uko tubisomye hano mu gice cya 8 ku murongo wa 1, aho Imana yohereje umuyaga ku isi ugahuha ya nguge ikagenda igahagarara ku misozi ya Ararati ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7. Ubwo umwaka wo nimumbaze, ariko tubisesenguye neza n'umwaka dushobora kuwubona wo muri icyo gihe. Abo bantu rero baratuye mu by'ukuri, baratunganirwa, barongera barororoka. Hanyuma bamaze kuba benshi nibwo bagize cya gitekerezo cyo kuvuga ngo biyubakira inzu ndende. Noneho bava hariya muri Turukiya baza berekeje hano mu burasirazuba bwo hagati. Ubu ni muri Iraq y'uyu munsi. Bahageze, ikindi abantu bakwiye kumenya nuko iri jambo Ishineyari ni icyo gihugu, nicyo cyitwa Sumeri cyangwa Sumerian. Sumerian ni ubwoko, Ishineyari, Sumeri ni igihugu. Hano rero iyo dusoma muri Bibiliya bavuga Ishinari, ariko baba bashaka kuvuga Isumeri. Isumeri rero y'uyu munsi ni hariya muri Iraq. Ni hariya muri Iraq y'uyu munsi. Niyo mpamvu mujya mwumva bavuga ngo amateka yose yatangiriye muri Iraq. Ariko abantu bamaze kumva mu by'ukuri aho amateka y'abatuye isi akomoka ni hano iwacu muri aka karere k'ibiyaga bigari ka Afurika, ahahoze ari igihugu cya Havira mbere y'umwuzure. Hanyuma bageze aho ngaho nibwo Imana yakoze igitangaza, ikintu gikomeye. Bamaze guhuza umugambi wo kubaka inzu ndende, nibwo Imana yaje itatanya ba bantu bose. Iki kintu kirakomeye. Abantu hari ukuntu abantu batajya bamenya yuko isi yabayeho ivuga ururimi rumwe. Ni ukuvuga ngo mbere y'umwuzure abantu iki kintu bacyumve, nta ndimi zabagaho, habagaho ururimi rumwe. Ese urwo rurimi ni uruhe? Urwo rurimi rwabagaho ni uruhe? Urwo rurimi rwari ururimi rw'Igiheburayo.
ni ukuvuga ngo abantu bose bakomoka ku baheburayo. Imana nubwo yanyuranyije indimi ntago yakuyeho urwo rurimi rumwe rwavugaga. Irindi banga cyangwa se ubundi bwiru nabwira abantu, Imana ihamagara umuntu bita Aburahamu yari umuheburayo, ariko Imana ihamagara Aburahamu yamuhamagaye nk'umuheburayo, ariko hari icyo yari igambiriye. Ni iki yari igambiriye? Yari igambiriye gukomeza isezerano ry'umuntu bita Nowa, kuko yabwiye Nowa ko ari we izakuraho icyororo cy'abantu kandi izakomeza isezerano rye ry'iteka. Mu muryango wa Nowa rero, Nowa Imana yahamagaye Aburahamu, ariko Aburahamu nawe akomoka kuri Tera, Tera nawe akomoka kuri Nowa. Ibyo ni ibintu bizwi, ni amateka maremare, ariko ibanga ririmo ni uko abantu babayeho mbere y'umwuzure bavugaga ururimi rumwe. Urwo rurimi rwari ururimi rw'igiheburayo. Icyo kintu abantu bakimenye. Noneho rero reka turebe uburyo abantu bongeye kongera gukwira isi, ku buryo bageze no muri Afurika. Bagarutse hano muri Afurika gute? Twebwe twisanze hano dute? Ubwo ngubwo Imana imaze kunyuranya indimi z'abantu, niho amahanga yatangiye kuvukira, niho amoko yatangiye kuvukira. Ni ukuvuga ngo abantu bisanze bavuga ururimi. Izo ndimi tuzazigarukaho kuko naryo ni ikindi kiganiro. Indimi zari ziriho cyangwa se indimi zavugwaga mu gihe cya Aburahamu. Bamwe bisanga ari abaheburayo, Aburahamu yari umuheburayo. Abandi bisanga bavuga igikarudaya. Ubwo abo ngabo bari abantu bavugaga igikarudaya, bahise bitwa abakarudaya. Abandi bitwa Abashuri. Mwibuke yuko Ashuri cyari igihugu, cyahoze ari igihugu. Mwibuke yuko Kushi cyahoze ari igihugu, ariko Nowa amaze kubyara n'urubyaro rwe, hari abantu yitiriye cyangwa se hari urubyaro rwe yitiriye igihugu cyahoze gihari. Icyo gihugu cya Kushi cyahozeho na mbere y'umwuzure, n'urubyaro rwa Nowa rutarabaho. Nowa yaje kucyitirira umwe mu bana we wiswe Kushi. Abo bene Kushi nanone Imana imaze gutandukanya cyangwa se kugabanya abantu mu amahanga bitewe n'indimi bavugaga. Abo bene Kushi nibo bongeye kugaruka, bahabwa gakondo muri Afurika cyangwa se Egiputa. Abo bene Kushi rero nuko baje bongera gutura mu majyaruguru, ariko mu by'ukuri iryo zina twabonye inkomoko yaryo ko cyahoze ari igihugu. Ashuru twabonye inkomoko yacyo ko cyahoze ari igihugu. Hanyuma abakomeje kuba muri Ashuri bakomeje kwitwa Abashuri. Abakomeje bitewe n'indimi zabo, indimi nizo zagiye zirema ibihugu. Abantu babyumve, abavugaga ikinyarameya biswe abanyarameya, abavugaga igiheburayo bakomeza kuba abaheburayo. Muri abo rero niho havuyemo umuntu bita Aburahamu. Ikindi nakibutsa abantu, Aburahamu kugira ngo ave muri Uri y'abakarudaya asubire mu Mesopotamiya, hari Mesopotamiya niho navuga ngo niyo gakondo, niho bageze bavuye mu nkuge, niho batuye, niho umuntu bita Nowa yapfiriye, hari Mesopotamiya. Kugira ngo rero Imana ibwira Aburahamu, yambwiye ngo siga ibyo ufite byose usubire kuri gakondo, usubire iwanyu. Aho niho Imana yahamagariye Aburahamu, iramuhamagara. Ariko Aburahamu byamusabye kuva mu bakarudaya batavuga ururimi rumwe, ajya kuba muri gakondo yo kwa Tera iwabo, aho abaheburayo babaga. Ibyo rero nabyo byari bifite ubusobanuro, kuko Imana yashakaga gukomeza isezerano n'abantu byitwa abaheburayo. Ubwo rero icyo nakwerekana aho ngaho ni uburyo abantu bongeye gukwira isi. Abantu bongeye gukwira isi
binyuze muri uko kororoka tubona ko bene kushi aribo bahawe aya majyaruguru ya Afurika cyangwa se Afurika yose barayitura. Tubona ko abitwa ba Misirayimu aribo batuye Etiyopiya nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Hanyuma tubona abanyashuru, abanyaziya, uburyo bene Yafeti, bene Hamu, Yafeti na Shemu, uburyo batuye hara mu Burayi, abandi batura muri Aziya. Uko niko abantu bakomeje gutura isi yose kugeza na n'uyu munsi. Ariko niyo mpamvu uzumva bavuga yuko abantu bose batuye isi bakomoka ahangaha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ngiyo niyo nkomoko, iyo ngiyo niyo mpamvu uzumva bivugwa gutyo, kandi niko kuri, niyo mateka. Amateka rero ya Bibiliya ni amateka ahishe, ariko igihe kigiye kuzagera ahishurwe. Yego. Vedaste turakoze cyane. Reka ngushimire kubw'iki kiganiro. Ubutaha wenda tuzaza dukomereza ahangaha. Tuzaza dukomereza ahangaha turebe noneho uburyo abazungu babayeho, kuko icyo ngicyo nacyo abantu bashobora guhita bakibaza, niba abantu bose bakomoka hano abazungu baje bate, ababayeho mbere n'abahe. Ibyo ni ibintu abantu bazasigara bibaza, ariko ubwo tuzabikomerezaho abantu babisobanukirwe, turebe inkomoko y'abazungu igihe babereyeho. Tuzagenda turushaho gutahura ibintu byinshi, ariko jyewe muri iki kiganiro nibanze ku bintu byabayeho mbere y'umwuzure, nibanze kugira ngo abantu basobanukirwe mu by'ukuri inkomoko ya Edeni, cyangwa se aho Edeni yari iherereye kuri iyi si ya rurema. Yego. Vedaste turakoze cyane. Ubwo n'abantu bazaduha ibitekerezo muri komenti, tuzaze duhite tubikomerezaho. Abantu bazandike kabisa ku buryo tuzareba tukabona icyo umuntu akwiriye gusobanura. Niba hari n'ibibazo bafite bazatubaze cyangwa banatwunganire, ibyo byose biremewe. Yego. Kuyifuza nimero yawe ndaza kuyipiningaho, ibindi twasoza udusengera Imana. Ndagushimye Uwiteka Mana kubw'iki kiganiro. Mana, ikiganiro gishingiye ku mateka. Reka nukuri umwuka wawe wera aba ari we udusobanurira, aba ari we uduhishurira, aba ari we udutahuza ibyahishwe, kuko Yesu Kristo umwami wacu yavuze yuko nta cyahishwe kitazahishurwa. Muri iki gihe rero cyo guhishura ibyahishwe, reka umwuka wawe wera aba ari we ukomeza kugenderera buri wese, kandi buri wese anezezwe no guhishurirwa ibyahishwe. Abadukurikiye bose bagubwe neza, kandi Imana yabaremye ikomeze kubishimira. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.